Turabashuje mwese cyane inshuti bakunzi ba BBM Official gatatu. Uyu munsi tubazaniye ikiganiro kiza kuba kireba abagore n'abagabo bubatse. Turisegura ku bagore kuko amakuru menshi tugiye gutanga arasa n'abibasira, ariko si ku mpamvu y'ikibi ahubwo no kugira ngo twigishanye aho abantu bahinduke nyine uwariho mu buzima budashimisha mugenzi we yikosore. Witegereje hirya no hino aho utuye cyangwa se n'ibyo wumva hirya no hino, umva ko hari umubare munini w'abagabo benshi bapfa bakiri batoya kurusha umubare w'abagore bapfa bakiri batoya. Bishatse kuvuga yuko muri sosiyete yacu usanga harimo abagore bakiri bato benshi bapfakaye kurusha abagabo bakiri bato bapfakaye. Bivuze ngo imibare neza igaragaza yuko abagabo aribo bapfa kenshi. Wakibaza imwe mu mpamvu itera izi mfu z'abagabo bakiri bato cyane, akenshi biterwa n'imiterere cyangwa se ubwoko. Reka mvuge imiterere, biterwa cyane n'imiterere y'umugore aba yarashatse, imyitwarire ye. Hari igihe imyitwarire y'umugore wawe iba imwe mu mpamvu zikuganisha ku iherezo ry'ubuzima bwawe hakiri kare. Rero umunsi wa none turarebera hamwe ubwoko cyangwa se categories z'umuntu washakana nawe, umugore washakana nawe akakubangamira kugeza ku rwego yihutisha iminsi yawe yo kubaho, mbega agatuma upfa hakiri kare. Uwa mbere ni umugore ukugiranya n'abandi bagabo. Uyu mugore aba ari icyago kuko atuma witakariza icyizere ukabura ahazaza hawe. Hari n'abagabo benshi bahitamo kwiyahura ku mpamvu zo kubona yuko ntacyo bamaze, ababana n'umuntu utamuha agaciro. Uyu mugore ahora kwibutsa ibyo abandi bagabo bashoboye wowe udashoboye. Urugero, ugasanga akubwira ati wenda reba ukuntu Paul yita ku mugore we, yita ku muryango we, uzi ko runaka umugabo yaretse kumukorera ibi n'ibi, uzi yuko umugabo runaka yakoze gutya na gutya, ariko wowe mbega ahora afite ingero nyinshi zikwereka yuko hari ibintu byinshi abandi bashoboye we udashoboye. Bene umugore afite ururimi rutyaye nk'inkota, niko abanditsi bavuga, kandi ngo iyi nkota y'ururimi rwe agahora yijomba mu marangamutima y'umugabo we. Uyu mugabo yaragowe rero. Wakibaza utese imyitwarire nk'iyi ngiyi ni gute yaba impamvu yo gutuma umugabo iherezo rye ryo kubaho rirangira vuba? Abagabo bakunze kugira stress, bakagira umuvuduko w'amaraso, guhorana agahinda, kwigunga no kwitakariza icyizere. Umugabo akora ataruka kugira ngo arebe yuko yakemeza umugore we, akayerekeraho kujya ahora amugiranya n'abandi. Umugore wa kabiri ni umugore ugusuzugura, umugore usuzugura cyangwa se disrespectful woman. Bavuga yuko icyubahiro ni nka vitamine mu buzima bw'umugabo. Kumwima rero icyubahiro mu buzima bwe ni nko kumuganisha mu nzira y'urupfu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu mugore abwira umugabo we nk'ubwira agahungu gato rwose asuzuguye cyangwa se ayobora cyangwa ategeka. Aramumwaza mu bandi, amuca mu ijambo yavuga, aramuvuguruza mu ruhame. Ntabwo aba yifuza yuko umugabo we agaragaza neza yuko hari ukuntu amuri hejuru. Ahora agerageza ikintu cyatuma umugabo waca bugufi imbere ye. Bavuga yuko iyo umugabo abuze icyubahiro iwe, ngo bisa no kumufungira ubuhumekero bw'amarangamutima. Umugabo udafite icyubahiro, amarangamutima ye ahora ameze nk'afunze. Aya n'abahitamo guturwa bakagenda. Uyu mugabo rero usanga atakimwenyura iwe, usanga avuga make cyane, ahorana agahinda, aba yigunze. Nubwo ufite kurera ntubibone, ariko burya aba yarahungabanye muri we. Bavuga yuko amagambo mabi ngo yica nabi kurusha indwara. Umugore wa gatatu ni umugore ukurwa byoroshye n'abandi bagabo. Hari abantu bitwara batyo. Abanditsi baravuga ngo uyu ni nk'igisasu kiba kizaturika isahere yose. Ibyo bita pending bomb. Ni ukuvuga ngo ni bombe iba izaturika isaha ku isaha. Bavuga yuko iyi ni umugore abagabo benshi baba bazi yuko byoroshye kumwigarurira, yaba mu marangamutima, kumumenesha amabanga y'urugo rwe cyane ibyo umugabo we adashoboye. Baba bazi ko wamushuka ukamukoresha ibyo ushaka, ukamutwara ukamusohokana, cyane ko nta kintu na kimwe yapfa kuguhakanira. Baba babizi. Aba bagabo bandi iyo baganira bagira bati umugore wa runaka n'ibiri hanze, yitwara nk'akiri agakumi. Iyo ari ahandi ntiyifuza ko bamenya ko yubatse, imyambarire ye yambika nk'abana, mbega wagira ngo ntabwo akuze. Nuko usanga baba bavuga
uyu muntu mwene umugore ugerageje kumugira inama ngo umukosore, usanga avuga ati ntunyinjire mu buzima, aba agoranye cyane kumutoza umurongo. Mwese wakibaza uti imyitwarire y'umugore nk'uyu nguyu ni gute yakwihutisha urupfu rw'umugabo we? Umugabo kubona umugore we byorohera abandi bagabo kumwegereza, kumwikururira, biramubangamira cyane. Yibaza ibibazo byinshi, yibaza ati ese uyu mugore kuki adashaka kugaragaza ko ari umugore wubatse? Kuki se mbona adatuye ishema no kuba ndi umugabo we? Rero ibi bituma umugabo ahora kuri pressure, agahora yihebye, akibaza ibibazo byinshi kandi atapfa no kubonera igisubizo. Ahora yibaza nyine ibituma ahora abona nta gaciro afite, ugasanga umutima uhora umuhagazemwo, nta murara agira, ahora yigunze. Nubwo ufite kutayibona ariko burya aba yigunze, uzasanga atashya nta murara afite, nta byishimo, avuga amagambo makeya. Wibaza impamvu ahari ugira ngo niko ateye, cyangwa se uvuga ngo yarahindutse, ariko yarabiteye n'imyitwarire y'uwo mugore. Umugore wa kane wagushyira mu kaga ni umugore w'umunyamungara, cyangwa se umugore ushyira imbere iby'umuha. Babandi bavuga ngo bazi kurya ubuzima, bavuga yuko ngo uyu mugore ntabwo aba akunda umugabo we, ntabwo aba akunda umugabo we, aba akunda amafaranga, abaha agaciro, ntabwo abaha agaciro umugabo we, ahubwo abaha agaciro ibyo amuha. Rero ngo ahora yereka umugabo we ibigezweho agomba kumugurira, ahantu hahenze bagomba gusohokera, ikintu umuzaniye ahita akubaza ngo wakiguza ngahe, wagira ibyago rero agasanga ni makeya cyane. Nk'urugero, niba ari nk'umwenda umuzaniye wawuguza ngahe, ukamubwira agasanga ni makeya, ntabwo awambara. Baravuga ngo niyo wambaye awambara mu rugo gusa, nta hantu wasanga yawujyanye. Aba yikundira ibihenze, abazi nyine ibigezweho bihenze, avuga ati iki kiracitse ntabwo nakijyana ahantu, nta hantu nakijyana. Ukasa nyine n'uwaruhiye ubusa, mbega aba yavuze ati ntacyo wazanye aha ngaha. Rero baravuga bati uyu mugore ntabasha kugira ibyo yiyima kugira ngo urugo rutere imbere, akunda ibihenze nyine nk'uko twabivuze haruguru. Uyu mugore ntabasha kugira ibyo yiyima, nabivuze. Ni gake cyane aho umugabo w'ibitekerezo by'imishinga bakora kugira ngo batere imbere, mbega batere intambwe ingana imbere. Rero ibi bituma umugabo we ahora kuri pressure, agerageza gushimisha uyu mugore. Ukibaza utese ibi ngibi byakwica umugabo gute? Uyu mugabo ahora kuri pressure yo kugerageza icyatuma umugore we nyine anyurwa, kandi uyu mugabo hari intego atageraho, kuko usanga nta mufasha bafite, nta muntu umushyikira bafite, ameze nk'umuntu ufite ikiryo mu nzu. Yego, biragora ko yagira amafaranga yizigama, kuko usanga ahora shoppinga ibigezweho, akora ama shopping list, cyangwa se agura urutonde rw'ibyo umugore yamusabye kugura. kandi mwene uyu mugore aba asaba ibintu bihenze. Ugasanga rero akenshi mwene abagabo bicwa n'umunaniro kubera gukora bataruhuka. Urumva abasabwa byinshi birenze ibyo ubushobozi bwe bumeze. Ubushakashatsi bugaragaza yuko pressure na depression ngo byica abagabo benshi kurusha bicwa n'ubukene. Uburyo ubukene bwica abantu, ariko burya ngo pressure na depression byica abantu benshi kurusha abicwa n'ubukene. Numva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Umugore wa gatanu wagushyira mu kanga ni umugore w'umunebwe kandi utagushyigikira, lazy and unsupportive woman. Bavuga yuko nta mugabo ubasha kuramba mu gihe abana n'umugore udashaka gukura ngo amenye icyo akwiriye gukora kugira ngo urugo rutere imbere. Burya mu rugo bisaba gukorera hamwe. Rero iyo umwe asunika ajyana imbere, undi agatsindagira agumisha aho biri, aba ari ikibazo cyane gikomeye. Mbega umugabo arakora ngo bigene imbere, ariko umugore akaba ashinzwe gukonsuminga cyangwa se kurya ibihari. Urumva ni nko kuvuga ngo ntituzapfa, ni nko kugufata mu ishati wowe ukajya ukurura ujya imbere, nawe ati hoya guma aha ngaha ntaho ujya. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Bavuga rero ko umugore w'umunebwe ntacyo yongera ku mugabo we, nta kintu amubarira, nta kintu abasha kumwongeraho. Ngo bavuga ko abyuka bitinze, areba ibihari n'ibidahari. Ntabwo ajya abasha kwibaza uko yabaho, icyo yakora kugira ngo urugo rwe rutere imbere. Yumva kuba afite umugabo we bihagije. Mwene umugore imitekerereze ngo ibiri hasi cyane, ntabwo yabasha kwibaza uko yabaho mu gihe umugabo we yaba adahari. Ntabasha kwibaza atese uyu mugabo apfuye nabaho, arwaye se bigatinda, umugabo amugaye se nabaho, afunzwe se. Ntabwo ibyo bibazo mwene umugore ngo ajya abyibaza, kandi murabizi ko ibyo ni ibintu byinshi bihiga abagabo benshi barapfa, abandi barafungwa. Ibyo murabizi. Rero umugore w'umunebwe ntabwo abasha kwibaza ibyo bibazo by'uko yabaho mu gihe umugabo we
umugabo we yaba adahari. Abavuga ko uyu mugore ntago yaguha courage, ntiyagusunika ngo utere imbere. Niyo ugerageje kumugisha inama usanga nta bitekerezo bifite imbaraga afite yaguha byo gutera imbere. Ibintu byinshi umupropoje, twakora iki usakubwira ati yewe sheri biragoye, ese tuzabishobora. Aba ari umuntu guca intege gusa. Rero baravuga ngo iyo umugabo atashye nta nkuru nziza imuruhura cyangwa se imuhereza ihumure yasanga mu rugo, ahubwo asanga ngo yakoze liste y'ibintu bidahari. Umugabo agomba kwishyura, ugasanga ati yewe ati mwiriwe neza, ati muraho neza, ati yego, ati ariko nyine ati ntabwo bimeze neza, ibi nibi byashize na bya bindi byashize na bya bindi byashize. Ati ugasanga n'umugabo ameze nyine nk'ugiye ahantu nko mu rubanza kandi yarazi ko atasigiye mu rugo. Nta nkuru imuhumuriza abasha gusanga mu rugo, uretse gusanga nyine hari byinshi bitagenze cyangwa se bidahari. Uyu mugore ntabasha kwibaza umwanya ukwiye yavuga nk'ibidahari, kuko nyine imitekerereze ngo ibiri hasi cyane. Ubwo nyine abameze gutyo muratwihanganira, nuko abanditsi bayivuze nta kindi twakora. Baravuga ngo mwene uyu mugore mubana igihe ukibasha kumuha ibyo akeneye, iyo utakaje ubushobozi bwo kumuha ibyo akeneye, gusubiza nyine ibibazo afite, ntabwo mwamugishobokanye, kuko urumva ntabwo yaba yaritoje kwishaka nk'ibisubizo. Aba yarabayeho ubuzima bwo gufashwa, nta kintu abasha kuba yakwifasha. Rero baravuga ngo iyo umugabo apfuye ntabwo abasha kurera abana. Bakavuga ngo iyo umugabo arwaye agatinda gukira ntabwo amurwaza. Iyo umugabo mugaye, hari igihe umuntu amugara afite kugira impanuka, ugacika amaguru, ukarwara indwara ikomeye, hari impamvu nyinshi zibasha gutuma umuntu amugara. Baravuga ngo uyu nguyu iyo bigezeho y'umugaye ugatinda, ngo araguta, akaguta kuko nta yindi mpamvu ari uko atakwanze, ahubwo ari uko nyine ntabwo yitoje kwishaka nk'ibisubizo byatuma abasha kubona ubushobozi bwo gutunga abantu be. Ubwo rero abona ntacyo akumariye, nayo ntacyo yimariye, bagahitamo gukizwa n'amaguru akigendera. Urumva ko abagutaye atari uko akwanze, ahubwo ari uko yabuze ubushobozi bwo kukwitaho. Baravuga ngo iyo ufunzwe cyangwa se ukajya kure cyane, hahandi ibitoro bitaza gukunda ko ugira ibintu ukomeza kohereza mu rugo. Baravuga ngo uyu mugore urugo rurasenyuka, ugasanga abana barandagaye batabasha kwiga, baramunaniye. Bakavuga ngo akenshi usanga yaragiye mu bandi bagabo, atari uko ari indi ngeso afite, ahubwo ari ukugira ngo arebe ko bamufasha kubona ibyo akeneye bya buri munsi, kuko ntabwo aba yaritoje kwishakamo ibisubizo. BBM Official 3, mugire amahoro, Imana ibarinde.